Iyi ni top 10 ya filime ugomba kureba mu mpera z'uyu mwaka ndetse no mu ntangiriro z'umwaka uza. Bimeze biti top 10 bidagureti. Izi filime zimwe zirahari mu gaseke, izindi zarakozwe. Mugomba kwitegura ko ari party after party. Top 10. Mbere yuko ukomeza banza umbwire urakeka ari yihiraza ku mwanya wa mbere. Dukore countdown. Ubundi muzambaza ikindi. We kora subscribe, usharinge, ubundi turebe wagwan. Top 10. Filimi 10 zambere mu zambere zakunzwe cyane. Katurore 10 Yuxia Chinese drama. Filime nakubwira wareba iya mbere yitwa Fated Heart, irimo Lee Chin. Mwayibonye iyiraje vuba cyane, nimuyicikwe, mugomba kuyibona. Kaguruka inkokodo bizaba ari amahoro make. Abanzi ruharwa byabaye ngombwa kubirengagiza ubwanzi bafitanye kugira ngo barwane ikintu kimwe, ariko n'ubundi ntibivuze yuko urwango rwarangiye. Uyu musore mumwibuke muri Handsome Siblings. Handsome Siblings tumuzi nkazi yawe ya muri Handsome Siblings. Abarebye Handsome Siblings muramuzi donguyo yagarutse muraka mukobwa w'umurashi mwiza. Hano Lee Chin azazari umurashikazi. Iyo yari ya 10. Yari ya mbere. Tujye ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri harakitwa Shadow Love. Iyi nayo nimbi cyane. Uyu mukobwa tumuzi muri Joy of Life nka mushiki wacu Fanny Lolo yagarutse muraka. Mwibuke yakinnye muri Heavenly Sword and Dragon Slaying Saga. Ari 8. Ibyo byose nibyo muzabona. Shadow Love. Bintu na mahoro make. Byose ni kugasobanuye times.com. Flow you heart. Uyu musore tumuzi muri And the Winner is Love. Simo muzi ni ya gatatu. Flow you heart. Hati kurikiye umutima wawe. Iyi ni fantasy. Na mahoro make. Bimeze bite? We gusa kora subscribe, ubundi mujye no muri comment mwandike muvuga ati iyi filime niyo dushaka ko muheraho. Tayari tunago nyinshi zirahari. Nyinshi zirahari rwose. Kumbi ya kanini Dashing Youth. Iya kanini Dashing Youth. Hina amahoro make kandi yo murayizi. Ibi byose twarabibonye by Lee Dong Jun. Umwenzi wacu. Ntacyo mvuga, nakubwiye ngo ni top 10. Uyu mu Rwanda twarubonye wa Badaka Liva, Sumuyu ndetse na kabiri wacu. Kumbe this ya gatanu ni Fangs of Fortune. Turimo turayireba. Jya kuri website akakanya Fangs of Fortune iriho uyirebe. Cyangwa se na downloading uyireba mu nyuma. Filime na mahoro make mwebwe gusa muzancinda ikindi. Uyu mwaka 2025 n'ubutamu ni party after party. Iyi Fangs of Fortune niyo turi gukora akakanya. Kuri website iriho episode zirenga zingahe zagezeho, genda uyirebe. Iya gatandatu ni iyihe? The Lies of What? The Lies of Ningi. Nayo irakunzwe cyane. Simwakunze akitwa Aiga data. Kitwa nguki kakandi haryeje undi twarebye. The Engineers 1. Kumbe dore ya karindwi kandi Snowy Night Timeless Love itwara yikoze kuri website iriho ni mutarayire bagenda uyirebe. Snowy Night umusore Inzanga baho harya ninde?
ndetse n'umukobwa wacu Ziye Lichin. Filime na amahoro make. Ibyo byose twarabire, iyi filime twarayirebye nayo iri ku mwanya wa 7 n'amaso twaramubonye we. Mugende muzirebe, izi ni filime zirahari, nk'iyi irahari. Dashing Youth twayibonye ko iri kuri website yitwa gasobanuyetimes.com, website agasobanuyetimes.com. Warajya muri browser yawe wandikemo ayo magambo. Kumbe iya munani yitwa Kill Me Love Me, iyi nayo irahari. Minsi mike ndayibakorera, mwebwe gusa muhitemo uvuge ngo dukeneye ko dukorera iyi filime. Kill Me Love Me na amahoro make. Urabizi sinabahibi 1 filime z'ubwenge gusa. Ibyo byose twasanze ku mwanya wa 4 hariho Dashing Youth, warayikoze kuri website iriho. Tubona ku mwanya wa 5 hariho Fangs of Fortune, turimo turayikora ubu ngubu ni irimo irakorwa. Ku mwanya wa 9 harazi iyihe kandi katurore. Ku mwanya wa 9 turareba iyihe. Ku mwanya wa 9 haraza Joy of Life season ya 2 Nyakasani Mana. Ariko sibi niki sitwayirebyeyo kuri website iriho. Mbibutsa ko uyu munsi utuvugana wanajya kuri website ukazireba, ukareberaho nta kibazo, ukadownloadinga nta kibazo. Muzancinde ikindi naje nde nta gusubira inyuma. Webwira mugenzi wabwire mugenzi we mukore subscribe, tujye tubana amanywa nijoro nanda y'umujinya nta nyingimira. Iya 10 yitwa nde? Melody of a Golden Age. Iyi filime nayo irahari. Mwarakunze My Journey to You, mugakunda A Journey to Love. Iyi filime ndayigukumbuje mwa bantu mwe, yitwa Melody of a Golden Age. Melody of Golden Age, filime nziza cyane. Ariko iyi filime cyo koze nakubeshye, iya mbere ni iyi ngiyi, ni iya 10. Nizo filime nashyira mu majwi, nziza cyane. Tayari ibyo byose nibyo tuzabona muri Melody of Golden Age. Ubundi muzambwire ngo bidagureke ngo filime zarabuze, ahubwo mwebwe ntago mumpa motivation yo kuzikora. Nzikoze nta rufaranga mumpa, Top 10 drama list Chinese wuxia cyangwa se wuzia wuxia, niko babivuga ngo ni wuxia. Izi nizo nakubwira Chinese dramas recommendation for you to watch in Chinwa. Nakubwira wareba mu mwaka urangiye wa 2024 niwo dutangiye wa 2025. Ubwo tayari website yitwa gasobanuyetimes.com. Jya muri browser yawe Google Chrome cyangwa se indi yose ukoresha yaba yusi browser n'irindi, wandikemo y3 agasobanuyetimes.com. Muzambwire ngo bidagureke ngo bimeze bite. Ni munabishaka buri seri turagenda tuyivugaho tunayivugaho, biraterwa namwe. Mujye kuri YouTube channel munsubize bimeze bite. Tubonane mukore subscribe.